nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu mwanya. Biraterwa n'amasaha mufite, abari muri Amerika, muri Afrika murabizi ko amasaha abatandukanye, kandi tukaba tugarutse mu kiganiro cyihariye. Twababwiye ko tuzadukora ibiganiro bifite icyo bimariye abantu badukurikira, ndetse tubabwira ko tuzatubazanya n'abantu biyubashye. Akaba nayo mpamvu twasabye abantu bose biyubaha guhita bakora subscribe, ndetse bakajya banezerwa n'ibiganiro tujya dushyiraho. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na wa wundi muhora mwifuza ko yagaruka, kandi akaba agarutse mu kiganiro gikomeye cyane, aho abantu benshi mukomeje kugenda mwifuza ko hari icyo yabivugaho. Reka mbabwire muri make, turaza kuba tuganira kuri video y'umubyeyi wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gutuka abantu muri Afrika, abamama bo muri Afrika, benshi abashingura avuga ko bapfuye, abandi akavuga ko bafite ukuntu bameze ngo banuka cungo batagira ko ibintu byose yavuze murabyibuka. Uyu mumama rero akaba ari business woman ubarizwa muri diaspora, akaba ari nayo mpamvu tugarutse hamwe na The Wise akaba ari mama diaspora, ari wa wundi utugezaho ibiganiro birimo inama zikomeye ndetse zikenewe. Ariko uyu munsi akaba agarutse nk'umuntu uri kuvuga avuganira aba diaspora, abamama ba diaspora. Nanjye kuvuga ngo aba diaspora kazi niba bivugika, ariko impamvu nuko abantu benshi hari ibintu bagiye bavuga kuri video, kandi nawe akahita yiyumvamo ko abantu bose bari kuvuga ko abantu muri diaspora bose bashira isoni. Mama diaspora The Wise, uratwumva? Ndabumva neza cyane. Reka tuguhe ikaze, turakwishimiye, n'abantu benshi cyane bari bagutegereje, kuko inbox badusabye ko The Wise yagira ikintu avuga kuri ibi bintu. Hari video rero yagaragaye aho umumama yari kuvuga amagambo atiyubashye. I'm proud to be old. Impamvu nishimiye kuba umukecuru nuko hari abavuka bagapfa, banyoko barapfuye, banyoko nta yitenge bagira, banyoko nta kotex bagira, nta kaso bagira, baranuka baraboze, nta makaso. Donc abakecuru ni banyoko badafite kotex, badafite kaso, banuka cu. Okay, ngabo muze muvuge mwangegeramo, zibaho ziba mu gashiro ka nyokowe besire. Urakazi barwa kubonye amabyiwe, wabona na nyoko utaramugura igitenge, wabona na nyoko adafite n'agashakosho ko kwambara, wabona nyoko adafite n'ikiko cyo kwambara, ariko kuza kuntuka. Me, I'm blessed. Yes, I take the first prize. Njewe ngenda muri business class. Nyoko yari yajya mu ndege wa mabyiwe, nyoko wa mukecuru we, nyoko yari yajya mu ndege wangegerawe. Nta nyoko urajya mu ndege, nta nyoko usagera mugende, nta sura ajya mu ndege. Muravuga bla 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 bla. Kuko nyoko yagiye mu ndege, nyoko yabashe kubaho ubuzima ndiho, ntabwo yaba ari kuvuga hano. Urumva amabisi we, nyoko azi champagne ntabwo yaba ari hano, nyoko azi restaurant nziza ntabwo waba uri hano. Urumva? Mbere yo kugira icyo ubivugaho, wagira icyo ubwira abadukurikiye? Murakoze cyane Decrique kongera kuntumira mu kiganiro, kandi ndagushimiye cyane. Nshimiye n'abatwumva bari budukurikirane n'abazadukurikirana ubutaha. Mwese mbaye mbashimiye, murakoze. Natwe turakwishimiye, n'abantu badukurikira bose urabizi ko bakwishimira cyane. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kuganira kuri video yagaragayemo umumama, sinzi niba amazina akoresha hariya n'ubundi ayo mazina asanzwe akoresha, cyakora akazina ka gikristo yitwa Diane. Uyu mumama akaba ari umudiaspora kazi, navuze ko ari ijambo rishyashya ngiye gukoresha, sinzi niba rikora. Uyu mumama rero bari kuvuga ko kubera ko ari wowe wagaragaye muri iyi minsi, byitwa ko ari The Wise mama diaspora, bari kukwitiranya n'uyu mumama, bakavuga ko ibitutsi uriya mama ashobora kuba yaravuze ari ibintu rusange ku bantu bo muri diaspora. Muri rusange iyi video warayibonye? Niba warayibonye, ni iki wahise utekereza ku ikubitiro mbere yuko tujyamo ku kantu ku kandi kuri iyi video? Ya, murakoze cyane Decrique. Uyu video narayibonye, nkiyibona narikanze. Narikanze bintera n'isoni cyane. Yego. Hari ibintu rero yatangajemo, ndetse mu bantu bari kugenda babikabiriza bavuze ko abamama bose muri diaspora mushobora kuba ari ko yamumeze. Sinzi niba hari ikintu wabivuga? Oya ntabwo. Burya ari amagambo yavuze, amagambo yakoresheje n'amagambo atari meza ku muntu w'umubyeyi niba yarabyaye.
mu by'ukuri nta umuntu burya abaho ku giti cye, yego, kandi imyitwarire y'umuntu n'iy'umuntu ku giti cye. Ntabwo ari ukuvuga ko ari umudiyasipora, aho umuntu ari hose agomba kugira imyitwarire itabangamiye abandi. Ku buryo rero navuga ko imyitwarire, ibitutsi yatukanye, avuga ko bafite ababyeyi bapfuye, banuka, batagendera muri business class, byinshi, ntabwo ni imyitwarire ku giti cye, ntabwo ari iy'abantu bose. Ese ubundi abamama bo muri diaspora muri rusange, hari ikindi kintu cyihariye waba ubaziho cyatuma umuntu afata akajya ku mbuga nkoranyambaga wenyine ze ku giti cye, nta muntu wamuhatiye kubikora, akaba yavuga hari amagambo aremereye yakoze wenda tutari buze gusubiramo aha ngaha atiyubashye ku bantu bakurikiye akavido twabanje babibonye. Simbizi niba hari ubuzima bwihariye buba muri diaspora bushobora gutuma umuntu aba stressé akaba nk'umusazi bigeze hariya. Yego muri diaspora haba burya, urabona bariya abantu bo muri Afurika babaho ubuzima bwiza. Babaho ubuzima bwiza, nta stress bagira, nubwo bayigira ntabwo iri kaze nk'iyacu. Gute se kandi ari mwe mubayeho neza, mugenda muri business class, muri first class, ibintu by'amaresitora meza ari mwe muba mubijyamo? Yego, icya mbere dufite climat, donc ibihe bihindagurika. Icya kabiri imikorere, yego, akazi dukora karatuvuna. Icya gatatu responsabilité, donc kwita ku miryango. Ntabwo tugira ibihe bya loisir, ntabwo tugira umwanya wo kwinezeza ngo twumve ko mu mutwe umuyaga ruri muvuyemo. Buriya se niko bimeze ko abantu bo mu Burayi tubona aribo bagira loisir, bagira vacances. Muri Afurika abantu babyara abana 8, 9, 10, mu Burayi nkabona bakeya. Birashoboka ko ari mwe mubayeho nabi kurusha no muri Afurika batagira n'akazi, ahubwo bafashwa n'abantu muri diaspora? Jewe reka nkubwire ko mbe honete, aya mahanga turimo aratuvuna cyane. Je ntabwo tubayeho neza ku ruhande rwo kuvuga ko tutarwaragurika, turwara twa buri kanya, tuza mu gitondo na nimugoroba, ituntu nk'utwo. Yego, kandi turakora tukabona amafaranga, nta bibazo by'amafaranga tugira, ibyo ni ukuri. Ariko buri ukora business we arabifite, afite amakredi, ashobora kuba afite za kredi, agatekereza ese nasabye kredi runaka, ngomba kwishyura amabanki runaka, bamuhamagara buri munsi kugira ngo yishyure. Gihe n'urugero ntanga, noneho akagira nuko wenda nta abuze affection familiale. Donc affection ayivuga ngo mu Kinyarwanda? Affection ni nk'urukundo, rukundo rwa nyarwo, nk'urw'umubyeyi yaha umwana. Exact. Akabura rwa rukundo rw'umuryango kugira ngo rumubuze no kuba yavuga ariya magambo mabi avuga atinya umuryango. Umuryango niwo tugomba kuba tukanatinya kurusha abandi bantu bose, kugira ngo bagire bagendere mu nzira nziza. Ariko ndi kumva umeze nk'umuntu uri kumuvuganira, ariko ku giti cye ntiyigeze aza. Kandi wibuke ko wowe nka The Wise Mama Diaspora abantu bose bari gukeka ko n'abamama bose mu kigero cye mwese ubwo bari kubafata ko abantu bo muri Afurika babarakariye ko mwavuze ko abantu kasu. Simbizi niba hari ukuntu wagerageza ukakaruma abantu bo muri Afurika. Nukuri batubabarire. Nge nsabye imbabazi mu kiwi cyuriya mubyeyi, nubwo ntabwo muzi, ntabwo tuziranye, ariko ntabwo rwose, ntabwo ababyeyi bose bo muri diaspora ntabwo dufite iriya myitwarire, kuko umubyeyi arangwa n'impuhwe, n'urukundo, arangwa no kwihangana, akarangwa no gukomera. Yego,
uriya we rero afite icyamuteye kuvuga ariya magambo. Navuga ko ni kwa kundi uba ugira ikibazo ugeze ahantu igihe kitari cyiza ikintu kikaba cyakubaho. Yego. Nawe rero ariya magambo yavuze yashobora gusohora ibimurimo, ibibazo bimurimo. mu magambo yavuze ikigaragara icyabimuteye ni uko hari abantu yatangiye avuga ko ari proud, yishimiye kuba ari umukecuru, ariko uburakari wumvaga bushingiye ko bamwise umukecuru. Simbizi niba kuba umukecuru byatuma umuntu arakara, simbizi ku bantu bari mu myaka yegeye imbere gato, sinzi niba kuvuga umuntu ko ari umukecuru byaba igitusi cyatuma, uretse ko harimo na contradiction mu byo yavugaga, avuga ko ari proud ariko yarangira n'ubundi agatuka. Sinzi, urumva ushingiye ku magambo yamurakaje nko kumwita umukecuru, wakomeza ukatubwira niba ari cyo kintu cyatuma umuntu tukana bigeze hariya. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbanze sobanure gatoya ku cyo bita vieillissement corporel, gusaza k'umubiri. Urakoze cyane. Noneho iyo burya uko umuntu, urabona iyo umukobwa afite imyaka 14, yego, iyo afite 20 ibyishimo aba afite, ukageza ku myaka 30, rero umukobwa ibyishimo aba afite. Noneho rero yarenze ya myaka 30 atakibona umuhungu umurambagiza cyangwa umuhungu umubwira ko amukunda, akagenda agakubita muri 45. Aho ngaho 45 niho kwa gusaza k'umubiri nibwo gutangira kuza. Yego. Ariko ngo ku bakobwa mu myaka 30 niho amabere batangiye kugwa, amabuno atangiye kugwa, intugu zitangiye kugwa, amatama atangiye kumanuka. Bamwe bakifuza kujya gukoresha amashiriji kugira ngo bongere babe batoya, bagire umuntu umubwira uramutse wiriwe. Ntabwo babikora kubera bo, babikora kugira ngo hagire ubakunda, bashaka urukundo mu bandi. Yego. Sibyo? Noneho rero ngarutse kuri uriya mubyeyi, yego naho umubiri we yabaye ukoze uko ashaka kugira ngo akomeze abe nka wa muntu mutoya, ariko mu myaka kamere ntabwo mbabarire, ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru kuko biragaragara. Naho bitagaragara ariko ni umuntu mukuru kamere. Naho wagira imyaka 40, 43, 45, yukuse muri 50 kaba kabaye. Noneho rero we ikintu cyamubayeho aka kanya, swat shobore ko yari afite umuntu umukunda ku ruhande, bagiranye ibibazo. Yego. Cyangwa se afite ibintu byinshi, utubazo twinshi mu mutwe, noneho ibintu byose bikagongana mu mutwe we. Cyangwa se ashobore kuba yanyweye kuri alcohol, yanyweye inzoga, ashobore kuba yari inyama, kuko burya mu mirire hari imirire turinda kugira ngo tube aggressive cyangwa aggressive. Ibiryo turya ni ibiryo tubishyira mu nda tugahaga, ariko hariho ibyangiza ubwonko bwacu. Yego. Umbabarire kuko ngomba kubivuga, burya ukura, uko ugenda ukura imico irahinduka bitewe n'ibyo ukonsoma, n'ibyo wariye cyangwa wanyweye. Iyo ukunda kurya inyama nyinshi, ugakunda kunywa inzoga, ugakunda kunywa amasukari n'imyunyu, ni ibintu biri très excitant, navuga bikunda gutuma umuntu agira agression cervicale. Biri excitant no kuvuga ni ibintu biyayura, wenda ntitwavuga biyayura mutwe ariko biyayura system y'umubiri wose, wenda biciye mu maserire ku buryo umuntu yahindura imyitwarire yari afite. Exact. Noneho rero cyabaye, ndatekereza ko uriya mubyeyi atamenyereye gutukana, niko mbitekereza. Ariko kiriya gihe akaba yari kuri video au mauvais moment. Birashoboka. Donc
ashobora kuba yagiye kuri video mu gihe kitari cyiza kuri we ariko kuri we akaba avuga ko ari cyiza ko akagambo kose commentaire yose bamubwiraga yahitaga agira shock akavuga nabi. Yego. Ijambo ryose bamubwiye akagira shock akavuga nabi. Iyo aza gusubiza umutima impembero yari kuvuga ati tiens reka mveho. Nzongerengeho ikindi gihe kuko ndumva ntangiye aya magambo yasohoye zibaho kaziba mu gashiro ka nyoko we besire kuri bakwese navuka ntabwo mvuze umubyeyi ungana kuri yavuga ayo magambo. ni nayo mpamvu twavuze ngo tugaruke tukubaze cyane cyane ko kuri etape ya mbere wamusabye imbabazi mu izina ry'abamama bose bo muri diaspora n'abandi wenda batari no muri diaspora kuko nk'umumama wo muri kiriya kigero uvuze ko hari amagambo yavuze utigeze wumva kuva wabaho. Hanyuma hakaba na rubrique yuko abantu bari gutekereza ko hari inama wabanza ukamugira, ariko natwe nk'abantu bakiri bato turi kubatinya abantu mukuze ko umuntu ashobora gusitara ku muntu mukuru akaba yamutuka. Ni ikintu cyaje nko mu bantu bitwararika buriya hari umuntu uri kubona ngahita numva yanuka kiriya gitutsi nsiga nitwararika cyane. Wenda wabibumbira hamwe ukareba ukuntu ari nawe yagirwa inama muri rusange n'abameze nkawe ukanamubwira n'inama yatuma wenda kiriyaringa biriya bintu kuko ngiye ku giti cyanjye numvaga yagaruka agakora kandi ka live ko kwiyeskeza wabikoze mu mazina y'abamama bose muri rusange ariko ku giti cye ngiyewe numvaga nawe yanagaruka nawe cyangwa akajya nko ku isimbi akajya n'ahandi akasobanura icyari cyamubayeho niba yari yafashe kuri ibyo biryo cyangwa ibyo binyobwa akiyeskeza kuko ibintu yavuze ngiye ku giti cyanjye numva ari ibintu bituma abantu bakiri bato turi kubatinya. Reka mbanze nkubwire ngo impore mbwire n'umuntu ukiri muto nawe yashubije biriya bintu byose numvise mbabwire ngo ni bimpore. Ni bimpore ababyeyi bazima turacyahari barabacyahari kandi uriya nawe ntabwo kuko atari muzima. Nibyo mvuga yagiye kuri video igihe kibi kitari ngombwa ariko yatanze urugero rubi yaradutukishije nk'ababyeyi yadutesheje agaciro nk'ababyeyi. Yego. Uburyo umwana buri bari yashubije biriya bintu bazajya babona umuntu wese ufite imyaka nk'iyuriya mubyeyi ngo abagore bose ni kimwe. Oya twese ntabwo turi kimwe. Ntabwo turi kimwe kandi nawe ndatekereza ko atari yo mico ye mu busanzwe. Nibyo nongere mvuge ashoboye kuba yarakoze iriya video mu gihe kibi wenda atarameze neza abantu bose bagira ibibazo sibyo ariko mu gihe umuntu yumva afite ibibazo arinda ururimi rwe. Yego. Aravuga ati uyu munsi ndumva ntameze neza undinda kuvugana n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ntamusubiza nabi. Aho nagarutse nyuma iyo burya twebwe abadiaspora nibyo navugaga abantu muri Afrika bariho neza cyane kuko iyo bafite stress bo babasha guhura ari benshi bakaganira bagakorana imikino sibyo. Yego. Bakaririmba bakaba babyina kuko iriya loisir bagira kuriya kunezerwa bagira naho baba bafite ibibazo bingana iki bigabanya wa munezero bagira ugabanya bya bibazo byo mu mutwe. Naho twebwe rero iyo tubifite tubitwara nka kwa kundi ubona ikamyo ikura amakonteneri abiri. Yego. Twirwa tubikurana twigendana nabyo aho tujya hose ntabwo tubisiga turabitwara. Ariko kameme ngiye nkora siporo. Yewe njya muri gym kugira ngo ya gym nkora kubera iki kugira ngo ya servo yanjye iyo kwangirika. Bihora bigira gute bihora ubwonko bwanjye buhora bumeze nk'umuntu ukiri muto bigatuma ibivamo biba byiza. Yego. Ku buryo rero rwose abakiri bato mutubabarire abakuru ntabwo ariko tumeze muzati mukadutinye kandi nuriya nawe ntimukamutinye yagiye ahantu mu gihe kibi yagiye kuri video mu gihe kibi. Nongere mvuge rwose abakiri bato mwese
impore ni impore rwose turabakunda. Uriya mubyeyi ndifuza ko azongera agakora indi video agasaba imbabazi, kandi nanjye nsabye imbabazi kubwe. Imbabazi turazibahaye, turanagushimiye ku nama wagiye ugira abantu bose baba mama, ndetse no kuba watubwira muri rusange ko abantu benshi bashobora kuba barabifasha ukundi, wenda nk'umuntu uba muri diaspora hari ukuntu ushobora kuba wakekeranya ukamenya icyayumuteye kuba ashobora kuba ari muri situation zitameze neza, ndetse ukaba wabonye n'aka kanya ko kuza kutuganiriza. Sinzi niba hari ibintu byihariye byo gusoza nk'iki kiganiro wavuga ku myifatire nk'iriya, ndetse n'ubundi butumwa wagenera abandi bamama muri rusange basigaye muri Afurika n'abana, dore ko n'abana bari kuri live, sinzi niba ari abana bo mu kihe kigero, nabo bakomeza kugenda batukana nawe bandika nawe abasubiza, nabo sinzi niba hari ubutumwa wabagenera tudusoza. Murakoze cyane Declique. Itewe inama nagira abantu bamaze kwita mu myaka 45 kuzamura, ngewe nabagira inama yo kuzajya bahindura imirire yabo. Yego. Navuga abagabo nkavuga n'abagore, kubera ko ku bagabo abagabo benshi iyo batangiye kugira inda tangiye kuba nini, baravuga ngo ntangiye kuba patron. Ce n'est pas le cas. Ntabwo batangiye kuba patron koko, ahubwo biriya ni amagrese, ni ibinure batangiye gupfuka umutima, ibihaha, inyama zose zo mu nda. Buriya ni uburwayi. Yego. Njye nabagira inama noneho n'abagore rero bagatangira no bakabyimba inda, ngomba kugira inda nini, umugore udafite inda nini, udafite n'ikibuno ariko ikibuno nta ndanje irimo, ikibuno nta kibi kirimo, ahubwo mu nda. Mu nda iyo utangiye kugira ibintu bigenda bigapfuka umutima, bigapfuka ibihaha, bigapfuka ibintu, wagenda ukazajya guhumekera hejuru, biriya ni uburwayi. Yego. Nabagira inama yo kwikontorora mu byo barya, kandi bagakora siporo. Iyo bakora siporo no mu bashakanye usanga bariho neza, badatongana, batarwana. Kuko ujya ubona nk'abagabo, umugabo akagenda mu kabari, akagenda akanywa inzoga, akarya n'izo nyama, yataha agatongana n'umugore, hariho n'abicana. Ni ibintu bigezweho cyane byinshi. Bivuye hehe? Bivuye muri ya mirire no muri ya minywere. Ni ibiryo, ni kuba ibyo barya. Ni mu biryo, ni mu minywere. Ku buryo njyewe nagira inama abantu bageze muri iyo myaka kuzajya bagerageza bakitwarika mu byo barya, hakabaho ibyo barya yego biryoha, inyama ziraryoha pe. Inyama ziraryoha cyane, ariko zangiza umubiri, zikangiza ubwonko. Yego. Inzoga simbanywa inzoga navuka, ariko inzoga numva bavuga ko ziryoha. Ariko nubwo ziryoha zica ubwonko. Isukari iraryoha cyane rwose, ariko nayo ni ya yindi yangiza umubiri. Yego. Ku buryo bagerageje kwitwarika mu byo barya no mu byo banywa, ntawavuga nabi, ntawarakara, kuko uzi ko udakonsoma ibyo byose umuntu ashobora kuza akagukubita urushyi ukamureba ukigendera. Ariko uwanyweye ibyo ngibyo genda umukubita urushyi aragukubita kwica. Nibyo byo wanyweye cyane, n'umuntu ukunda kurya inyama byo ndabizi bagira aggressivity nyinshi. Yego. Ku buryo rero rwose kugira ngo tuhe urugero rwiza abakiri bato, kuko nk'ariya magambo yakomerekeje abakiri bato, bituma baduterera icyizere. Bongeye ariko tugarura icyizere, njye nabasabye imbabazi, ntabwo ariko twese tumeze. Noneho mwebwe bantu mukubise mu myaka, murimo kwita mu myaka 50 kuzamura, mugerageze kwitwarika kugira ngo mutubere urugero rwiza abazi nyuma yacu, kuko urugero abakiri bato bacu bagenderaho ni twebwe. Natwe urugero rwiza tugenderaho urwo basogokuru bacu, urwo ababyeyi bacu. Niyo mpamvu umuntu agenda yitwara neza
biturutse n'aho yavutse. Ndatekereza ko uriya mudamu niba nari muzi namubaza yakuze gute, ashobora kuba nawe ubwavuga ngo abafite ababyeyi bapfuye, ntabwo ari bo babishatse kugira ngo ababyeyi babo batakiriho, kandi yarakomerekeje abantu, nanjye byarankomerekeje umutima. Ariko nawe agomba kuba yarakuze nta mubyeyi agira, kuko yaza kuba yarakuze afite ababyeyi bamugira inama, ariya magambo ntabwo ari kumusohoka mu kanwa. Yego, birashoboka. Kuko umuntu atanga icyo afite. Ariya magambo yerekanye icyo afite. Yego, agendera muri premiere class, afite amafaranga, ariko yerekanye icyo afite mu mutwe we. Hariya muri rusange yasebeje abamama bo muri diaspora n'abamama muri rusange. Oya, ntawe yasebeje, niyo wisebeje ku giti cye. Ntabwo niyo wisebeje ku giti cye, kubera ko ntabwo umuntu umwe, ntabwo uvuga ko ari abantu 10. Yisebeje ku giti cye, asebya n'umuryango w'ahavuka, kubera ko ariya magambo wahise ubona abamubyaye. Naho yakuriye. Mbabare ndivuge gutyo, kuko ngenda imiruwari y'umuryango wanjye, ndi ndorwamo y'umuryango wanjye. Umwana wanjye nagenda hariya akitwara nabi, bazabona jyewe. Nanjye ningenda hariya nubwo ababyeyi banjye batakiriho, hitwara nabi, bazabona aho navutse. Nibyo. Uriya mubyeyi yagaragaje aho avuka. Yego, njye nicyo kintu numva navuga, ariko rwose tugerageze mwese abadiaspora cyane abantu baravuga ngo tugera hanze tugata umuco nk'uriya mubyeyi tukitwara nabi, ariko ntabwo ariko tumeze. Rwose mugerageze kwitwara neza, tubere indorerwamo nziza abakura, abazaza inyuma yacu, n'abana bacu n'abuzukuruza bacu, kugira ngo tugire dutera imbuto nziza mu muryango wacu, bitazaviramo umuvumo abana bacu n'abuzukuruza n'abandi bose bazaza nyuma. Kuko uriya mubyeyi yarakoze, umbabarire nongere mbigarukeho, biriya bintu yakoze, niba afite abana cyangwa afite umwana yaramuhemukiye. Arabafite. Biriya bintu bizafekta abana be, bizafekta abuzukuru, bizafekta abuzukuruza, n'ubuvivi ko bazakura babivuga. Nibyo. Bizashoka abana bamukomokaho n'abazakomoka ku bana babo. Yego. Kuko ibyo ari byo byose abana bazajya bavuga mama we yatukanaga ibi n'ibi, nyogokuru noneho byagera ku buzukuru bwabo, nyogokuru yatukanaga gutya na gutya. Nibyo rwose. Urakoze cyane rero, ikiganiro cyaba kirekire, ni inama byasaba na conference yo kugira ngo abantu babiganireho, umwe agatukisha bose, ni umugani w'Abanyarwanda. Niyo mpamvu wahise wisanga muri abo bantu batutswe kubera ibyo yakoze. Na wakurenganya, nanjye ndagushimiye, kandi n'abandi bose ndabizi ko muri commentaire baraze kutubwira uko babitekerezaho, ndetse ku bwanjye ngenda gushimira nka The Click, Mama The Wise, Mama Diaspora, ukomeze kugubwa neza aho ngaho muri, n'abantu bose badukurikiye, kandi nabo tubishifurije kugubwa neza n'ibiganiro tubagezaho. Mukomeze kandi mugire amahoro aho muherereye hose, turabashimiye cyane. Murakoze The Click, nkuko mbisabira n'abandi bose n'abazumva ikiganiro n'abacyumva, Uwiteka azajya abaha umugisha, imvura y'umugisha izajya ihora mu rugo rwanyu iteka ryose. Murakoze.